banyamasengesho, yemwe baririmbyi, yemwe bavuga butumwa, yemwe mbese banyamasezerano mwe muracumva ijwi ry'Imana, muracumva amavuta domenimandi kostifo elo shadimini mandi wisakitandoma, mbese muracumva umwuka wera abanukira muri mwe, muracumva ibihe byiza biza muri mwe, muracumva za ndirimbo, mbese muracumva. Ndumva ngiye guhanura. Imana yakuntumyeho yambwiye ngo nkubwire ngo va muri Uriya y'Abakarudaya wongere wumva ijwi ryayo. Pelimandi kostifo edrop menimandi wisakota ela, va muri Uriya y'Abakarudaya yewe ntangiye mpanurira, yewe wa mugabo we, vayo 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 va muri abo bapfumu, va muri abo bapfumu bakubesha batera inzuzi. Ndumva ngiye kuguhesha umugisha ngakwaturaho umugisha w'Imana. Ndumva ngiye kuguhesha umugisha ngagukuzaho karandezi wanyu. Pelimandi wisakota elo menimandi kotifo ela, yego shako dusenga n'Imana. Ndumva yego ndakumva, yego nibiki nini mandi wisakota ela shadimini kota elo, urakoze. Oya mana, hoya mana. Nubwo bimeze gutyo reka nkubwize ukuri. Ari umuntu wasengeye uravuga ngo Mana numunkiza nzagushima, n'umuturanyi wakuzengereje akumerera nabi, aguturanira nabi, yewe hari n'ibyo ntavuze yego, ariko uwo muturanyi Imana ije kumuhana. Imana ije kumuhana mama, Imana ije kumuhana. Warasenze, wabize icyuya, wazamutse imisozi, ubwira Imana, urayibwira ngo Mana nunkiza uyu muntu nzagushima, dore hari iminimandi wisavo edrop ntacu ugeraho. Inyatsi yaguteje inyatsi ntaco mugeraho mu rugo, nibibazo gusa. Ibintu murara mwumva ku mabati babamishira hejuru y'amabati. Ndagira ngo nkubwire ko iyi myuka bohereza, nkubwire ko Imana ije gushira iherezo kuri iryo shuri umazemo iminsi. Tera haleluya mu izina rya Yesu. Maso ujya umuhanga maso, hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujya umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya. Tope dimandi wasikita elo benimas, niwita fo ela no pirisa fo dimandi wita costa fo elo mana ura. Nitandi wisa elo shadimini kota sefo elome. Urakoze Mana. Ndagushimye. Uri Imana ikora, uri ibyiringiro byacu, uri amahoro yacu, uri ubuhungiro bwacu. Muri tadiba difo elo medimas, muririmbyi yaravuze ngo kera abantu bakwiringiraga bari mu mahoro. Aravuga ngo kandi tugufite ntitwifuza nina nimandi wisafo ela. Urakoze Mana. Ndagushimye ko unyemereye kongaruka hano. Mbana umugisha nabera bose, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana biganze mu mitima yacu. Buri muntu wese abashe kumva ijwi ryawe, amavuta yawe. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mpa amavuta mbone kwaka, mpa amavuta nitaniwa sikita elo shadimini mandi wisafo ela irifodinima. Urakoze, yego, amen. Urakoze. Nina niwa sifo edrom nitani mandi wisakota ela. Urakoni mandi wa, yego ndakumvishe. Urakoze. Kumwe nandi mandi wa sikitandoma, uri kumwe nanjye, yego ndakumva Mana. Nina ni mandi wa sifo edromene masikitandima. Urakoze ndakumvishije. Amen.
yego twemereye kongera kuboneka ahangaha ni ibintu bidasanzwe, ni umugisha w'Imana uba wasesekaye ku bakozi bawe cyangwa se ku bana bawe. Kumwe n'umushumba muramuzi bamwe, ariko birashoboka ko utamuzi, unyemerere mwakire abanza twibwira amazina. yego Aradusuhuze none kugira ngo tuze kubana, tuze kwinjiramo, murabizi ko tuze kubona tuzira tugahe ikaze. yego ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha abantu badukurikirana mwese ku mashene dukoreraho Savana TV show, Profete Zakari, Profete Emma ndetse Profete Daniel n'abandi, ndetse ndabizi neza yuko muradukunda muradukurikirana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nitwa Zakariya cyangwa se Pastor Zakariya cyangwa se Profete cyangwa se uko wabiyumva nta kibazo. Icyo nzi cyo nuko twahamagawe n'Imana kandi turakomeje urugendo rwo gukorera Imana. Imana ibambere umugisha. Ndi hano kandi ndi mu mavuta, ndi mu mwuka, meze neza. Ndashaka kugusengera Imana, ndashaka kukwingingira Imana, ndashaka kugutabariza Imana. Uyu munsi wa none ndabizi turaza kugirana ibihe byiza, kandi mu minota mikeya Imana impaye kuza kuvugana nawe icyo Imana imbwiye kuza kukubwira hano. Yesu abaha umugisha, ndetse Beni na Imana iguha umugisha mushumba wa Savana. Imana ikugirire neza, uri umukozi w'Imana. Abantu benshi baragukurikirana, njya mbona abantu benshi bagukurikirana. Dushimire n'abantu bakora subscribe. Tumaze kugira subscribe 30 ngira ngo na 7. Mukomeze mukore subscribe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano uyikore, kuko muradukunda kandi mukorera umugisha w'Imana. Sinzi ibijyanye na group aho mubigeze kuri Savana TV show. Yego. Yeah. Yego. Yego. No peli ko demande wista for edrom. Yego. Hari impamvu nkubajije icyo kibazo, nuko Imana yari inyongoreye. Ngubaza icyo kibazo, Imana yari inyongoreye imbwiye ngo kuri Savana abantu bagukurikirana ndetse nabo musengana muri group uyoboye, Imana yari imbwiye ngo murusheho gukora umurimo wayo mudatinya, mudasitara, mudafite ubwoba. Mukora umurimo w'Imana kandi murushaho gufata amaboko abababaye. Imana ibaha umugisha kandi bashyigikire. Ndabizi ko icyo gikorwa muzagikora kandi Imana ikabaha umugisha. Amen. Yego. 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 Hanyuma ndagira ngo ufate Bibiliya. Fata Bibiliya, ndumva nshaka guhanura, kuko Imana yambaye kuguhanurira, ndetse kandi icyo yambwiye uraza kucyakira mu izina rya Yesu. Usome Matayo 2 ndetse n'umurongo wa 19. Matayo 2 umurongo wa 19. Yego. Yego. Marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu ari muri Egiputa ati yugusubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli kuko abashaka kumwica bapfuye. Rekera aho ngaho. Imana ibaha umugisha.
ndumva ngiye guhanura kandi muhumure ndi mu mavuta ndi mu mwuka mfite ibihe byiza mandi cost for the ma shall we ta for the mass yego ndahari nitandima ndi wasikita elo yego Mana ishimwe Mana ihabwa icyubahiro ariko bundi muracyagira imbaraga muracyaba mu mwuka muracyasenga muracyumva ijwi ry'Imana nka kera muracyajya mu kirere cya gatatu mukumva mbese ibihe byiza bigaruka muri mwe mukumva ibyiringiro mukumva amavuta mukudimandi wisafo era shadimini mandi wasikita ero mbese muracumva ijwi ry'Imana muracyaba mu mwuka yemwe bandi mu kirere cyo gusenga ndashaka ko dusenga n'Imana tukinginga n'Imana kuko Imana yakuntumyeho Imana yakuntumyeho yego hari Herode ugiye gupfa ku buzima bwawe ntabwo nzi Herode ufite ariko hari Herode ugiye gupfa ku buzima bwawe hari Herode ugiye gupfa Imana isanga Yosefu iramubwira ngo none ahangaha va mu buhungiro vayo witarifo edro pedimandi wisakota era vayo witakaza ibyiringiro nshuti yanjye wikiheba wikiganyira vayo murozi wakuzengereje arapfuye umunsi Bibiri ngo ntimukababarira abarozi abantu baduhekura abantu baturwanya abantu batusenya abantu baduteza inyatsi abantu batuma tutagira aho tugera turasenga Imana ikabakura mu nzira tugatambuka menimandi wisakota ero pedimandi wisikitandoma yego turasenga Imana ikabakura mu nzira ndiye mpamvu uri musenga Imana uyibwira ngo Mana ngo nukuri ngo bababarire ngo bagirire gutya oya mundu utakwifuriza icyiza uguhigira ubugingo akaguhigira ubuzima akaguhigira umubiri ntabwo bikunda ahubwo naje no kuguhanurira nkubwira ko Herode agomba kuva mu nzira ku buzima bwawe akakuvaho ugasubira mu gihugu cy'amasezerano ukava mu buhungiro Mana ibwira Yosefu iramubwira ngo vayo fata umwana na nyina basubize mu gihugu kuko Herode washakaga kubica washakaga kubahitana penimandi costifo edro Imana yamukuye mu nzira Imana iraza gukiza abarwayi hano Imana yambwiye ko ikiza abarwayi iri bubabohore iri bukingura imiryango yanyu no menimandi cotasefo era ni wisandi mandi wisakota ero Imana yambwiye ngo iraza kukubohora iraza kugukiza iraza kugucingurira umuryango w'ubuzima hari abantu Imana yangeretse hano bashaka kwiyahura kubera ubuzima kubera ibigeragezo barimo kubera intambara barimo hari umuntu Imana yangeretse hano warazwe na nyirasenge yarezwe na nyirasenge amucunaguza hamubabaza hamutera agahinda aramucunaguza amugira umuretwa ariko Imana yambwiye ngo nabije kukuruhura bavuze ko nta bwenge ugira bavuze ko ntacu uzimarira ariko ndaguhanurira hakiruhanuzi bwa mwizina rya Yesu uri umukobwa nakubonye no dreaming for the man wisakota ero penimandi wisifo edra uri umukobwa nakubonye Imana ije kukubohora Imana ije kugukingurira imiryango bavuze kutazashaka bavuga ko nta rugo uzigera ugira bakubita agatoki ku kandi baravuga ngo nta bwenge ugira nta kintu uzageraho ariko nje kuguhanurira Imana y'amasezerano Imana ikora Imana ikingura nije gukora ibikomeye mu ruhande rwawe hicyambukanye korerera amaganya yange yose mwami ngaturiza Uwiteka kamenya yuko ibyange byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho kamenya yuko ibyange byose ubitegekesha ubugwaneza nini mandi costifo edro
maze gushaka gatatu, umaze gushaka gatatu, uri muri USA cyangwa se uri muri Amerika, umaze gushaka gatatu byaranze, urugo ruragucanze kubera karande, ariko nje kuguhanurira umukozi w'Imana. Imana irambwiye ngo niyiruhura abarushye. Ninde mandi kostifo edro, yego Imana niyo iruhura abarushe n'abaremerewe. Imana ije kukuruhura, Imana ije kukubohora. Wa mubyeyi urarushe, ufite abana babiri badahuje se, nodri mandi wisikitandima, ntabwo bahuje se, ariko Imana ije kukubohora, kukurarusha umutima urababaye, uri muri yahuza inzoga, ntacyo biri buze kumara, ahubwo Uwiteka niwe ufite ijambo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana ije gutabara abarushe n'abaremerewe. Perimandi wisakota elom, nimandi kotandi wisafo edrom. Bagutanzeho ibitambo ariko bigiye gupfa ubusa, kuko uhuye n'ijwi ry'Imana rifite imbaraga. Uhuye n'ijwi ry'Imana rifite imbaraga kubaruta. Ndaguhesha umugisha, ndakwaturaho imbabazi z'Imana, ndakwaturaho ineza y'Imana. Nawe uri murarira ukabwira Imana ngo Mana narakiraniwe, nakoze ibyaha. Imana ifite gahunda yo kukubabarira. Hindukira ugaruke mwene data, Imana ifite gahunda yo kukubabarira. Wiciriye imanza kugira nubwo abandi bagucira imanza, ariko Imana ifite gahunda yo kukubabarira. Uyu munsi bishobora kuba ari nabi, ariko ejo bikagenda neza. Abantu bazi none hawe, ariko ejo hawe ntabwo bahazi. Abantu bakubonera muri sede y'uyu munsi, ariko mu yahazaza ntabwo bayizi. Niyo mpamvu bavuga ibyo bashatse, niyo mpamvu bakuvuga uko bashaka, niyo mpamvu bagucunaguza uko bashaka, niyo mpamvu bakuririmba uko bashaka, bakagucuranga uko bashaka. Ariko ndagutangariza nkubwire ngo uyu munsi ni habi, ariko ejo ni heza kubera Imana. Tera haleluya mu izina rya Yesu. Peni koliba shadimini mandi wisafo era. Urakoze Mana, urakoze. Ugize neza. Yego. Nawe urara wikinishiriza kuri telefone, urara mu mavideo y'urukoza soni. Imana ifite gahunda yo kukubabarira, Imana ifite gahunda yo kukubohora. Nkunga umujinya wowe Uwiteka, nawe Imana ikugirire neza. Ubu mwana w'amasezerano, wongere usubire mu mwanya mwiza, wongere usubire ku gicaniro, wongere usubire ku gitereko. Imana yongere ikuzamurire mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze Mana, ndakumvishije. Kandi ngiye gusenga. Umuntu wese wakira ubuhanuzi bwe, ntabwo ndinda hano, abagomba kwizera kabwakira. Yego, Imana ije kukuruhura mama. Uko warasenze, wazamutse imisozi, wagiye kanyarira, wiyambaje abakozi b'Imana, ariko byaranze. Ariko Imana irambwiye ngo ubwire ngo ije gushira iherezo ku ishuri umaze mu iminsi. Kigeragezo kikuzengereje, Imana ije kugishyiraho ishuri. Hano meni mandi wisakota elom. Yego, abazimye ni pandi mini kota era, abazimye ma nobiri mini mandi wisafo edromene mas. Barazimye, barakayutse nibyo. Ariko uri umunyembabazi ugira ibambe. Imana irambwiye ngo hari abantu bakayutse babibikatsi, bagaragara nk'abariho ariko barapfuye, bagaragaza ko bakorera Imana kandi bararangiye. Imana irambwiye ngo namwe muhindukire, ko Imana iracyabafitiye imbabazi. Muhindukire, muve mu byo murimo, muve mu kubesha, muve mu kujijisha, mureke kugaragaza nk'abahagaze kandi mwarapfuye, mwararangiye kera. Bugingo bwanyu buri kurimbuka, namwe nimuhindukire. Herode wabahigaga have ku buzima bwanyu, mwongere mugarukira Imana. Nini mandi wisakota era, mwongere mugarukira Imana. Dore mumeze nk'ibipambara, mumeze nkaho naco mufite, mumeze nk'ingunguru zitarimwe amavuta. Mbese niki gituma mupfa urwo rupfu rumeze rutyo, kandi murushe mu mitima? Nta n'amahoro mufite, disi murarushye. Mwongere muhindukire. Yego, urakoze Mana. Uwiteka nyiribiremwa, nimandi wisakota era tobri mini mandi wisasariba. Urakoze Mana. Yego, Uwiteka nyiringabo nyiribiremwa,
mushya muhindi imandi wisafo edrobe muhindukire mwongere mwumve ijwi rye mwongere mwumve ikirere tore benima nikota shadiminima ni wisafo edra mwongere mwumve ikirere kandi nanone mumenye ko amazi atari yayandi mumenye ko amazi atari yayandi ndabwira abandi Imana imbwiye bajimije igicaniro bakava mu murongo bakava mu byizerwa kandi Imana yaravuganye nabo namwe ndababwira yego urakoze Mana ndagushima ye gusenga Imana hanyuma mini kotadi bini masefo edron kuva hano biragora ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana nibo yewe uteranya abandi mbese ugakora akagambane ko kugira ngo ari wowe bumva nawe hindukira Imana igukureho uwo muruho Imana igukureho uwo muruho ikugirire neza igutabare iguha amahoro yo mu mutima ureke gutambikiza Imana nawe ikugirire neza ikubohore igutabare ikurengere muri byose ani wadi kostifo edron iki cyumweru kandi nanone Imana irambwiye ngo ni cyumweru mugomba gusengamo cyane mukinginga Imana mugatabaza Imana mugahenda ndimandi kostifo edra bonimandi wisa kota eron Mana impanuka topeni mandi wisa era ndazirukanye nk'umukozi w'Imana mfatanyije n'abandi banyamasengesho bafatanya natwe kwinginga Imana bakozi b'Imana mpagaritse impanuka mu muhanda muri iki cyumweru mu izina rya Yesu mpagaritse impanuka kuko ngiye kubona mbona amambulance arimo aratwara abantu benshi bakoze impanuka bamwe barapfa abandi baramugara ariko nk'abakozi b'Imana tubambye amaboko tubambye amahema mu izina rya Yesu Kristo Imana ikureho impanuka nabonaga ababyeyi nkabona abagabo nkabona abasore bakora impanuka nkabona abana ariko mandi wastikita ero ndahagaritse nk'umukozi w'Imana mbambye amahema namwe mumfashe gusenga Imana ikureho umugambi wa Satani mubisha urakoze Mana yego urakoze ndagushimye yewe wa mubyeyi we uri murasenga Imana ngo iguhera abantu ubwenge mu ishuri Imana ije kubikora kuko abana bawe nta bwenge bafite mu ishuri ariko warasenze ngo Mana mpera abantu ubwenge Imana ije kubaha ubwenge mu izina rya Yesu niko Imana ivuganye halupe nimandi kostifo edra nitandi wisakota erom iri fode nanima urakoze Mana ndako heto pedima ndi wisafo edrome umwana we baramuroze yabyimbye inda ariko Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ije kubyimbura iyo nda Imana ije gukora ikintu gikomeye Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza kuko nubwo bamuhumanije ariko Imana ije gukora ikintu gikomeye ndikumva Imana imbwira ngo nkubwire ngo Imana ije kuguhoza amarira kuko urupfu rwari rwanutse iwawe ariko nk'umuhanuzi w'Imana ndaguhanuriye uwo mwana Imana yongeye kumuha ubuzima hobenima tari wisafo edra Imana ije kongera kumuha ubuzima kuko uyu mwana yaragucitsera kunyuze mu myanya y'intoki ariko Imana ikoze henini mandi kota Mana mbabarira ndashaka gusenga Imana hari umuntu ndi kubona urwaye ibere ry'iburyo penimandi wisakota elo Imandi wasikitandoma Imana irambwiye ngo ningubwire ngo dore warugiye kurwara kanseri muri iryo bere ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iyo kanseri Imana irayinetararije iyivanye mu buzima bwawe kuko warugiye guhura n'umuruho kanseri ariko Imandi wasikita era Imana irambwiye ngo iyo kanseri Imana iyikuye mu buzima bwawe kuko iyo wanihiye nini mandi kota sefo edra iyo wanihiye niye nawe uri murabwira Imana ngo Mana mpaza gataro ariko Mana wambabariye topeni mandi wasikita ero uzampamagare dusenge amayerekwa ni menshi uri murabwira Imana ngo Mana nkura ku gataro nanjye ungirire neza ndeke kuzunguza ndeke kwirirwa mu muhanda nzunguza urarushe ufite abana bane ariko wirirwa ku gataro uhetse umwana ariko dobeni mandi wasikita era
Imana irambwiye nkubwire ngo nawe Imana ije kukugirira neza. Imana n'abandi mwese murushe kubera uwo muruho wo kwikorera imizigo kandi mutayishoboye. Imana namwe ije kubagirira neza, ije gusoza amasezerano. Tera haleluya mu izina rya Yesu. Imana ije gusoza Mana wa nomeni mandi Kostifo Edro. Dore nawe wabuze diplome yawe byaranze, warayishakishije biranga, ariko Imana ikumbwira ngo ninkubwire ngo ije kunyura mu nzira zayo kugira ngo nawe ihesha agaciro amashuri wize. Pelemandi wasikita ero shade nitandima Mana koko wababari. Dore nawe ukoreye perime 6, ariko Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo uwo muruho Imana irawugukijije nawe uje kuguha perime. Tera haleluya mu izina rya Yesu. Yego. Ndakumva Mana do pedimandi wasikita erome. Nawe uri gushaka ibyangombwa warabibuze, visa warayibuze, ariko Imana ije gukora amayerekwa ni menshi. Mana mbabarira, reka nsenge Imana. Reka nsenge, reka ninginga Imana, ndabaza Imana, hanyuma Imana ikugirire neza. Nawe wahagaze mu nkweto itari yawe, mu yandi magambo birasobanuye ngo wicaye mu rugo rutari urwawe wariganije, ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nushaka kugarukiraho, kuko urugo wicayemo ntabwo ari urwawe, kuko washenye urugo rw'abandi urwinjiramo. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo garukiraho ngaho, kuko ntabwo ruzarama. Urakoze Mana, ndakumvishije. Yego, kansenga Imana. Umaze iminsi urose ngo inka ikwirukankana. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ijoro ikigerageza umaranye iminsi, ariko Imana ije kukurengera no kugutabara, kandi ije kukurwanirira, ije. Yego Mana, ndashima. Urakoze Mana, ugize neza. Ndakumva. Ugize neza ku bwoko bwawe. Herode amaze gupfa, usanga Yosefu mu nzozi, uramubwira ngo byutsa umwana na nyina, hanyuma ubashorere bajyane mu gihugu navuze. Haleluya. Nta kintu na kimwe kibasha gukuraho umugambi w'Imana. Iyi Imana ivuze ijambo ryose irariherekeza ikarikurikirana ikazanarisoza. Nta kintu na kimwe kitambitse imbere y'umugambi wawe. Bara n'uyu muntu wizeye amagambo yawe, hanyuma umuhe umugisha, umugirire neza. Mbaraga z'Imana zikingura imiryango mu ruhande rwe, nyeganyeza inkuta zose z'ibyamugenzaga cyangwa se byari biri imbere ye, hanyuma uvuganira ikintu cyose cyari kimuboshye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira umugisha w'Imana, akira kubaho, akira kubohoka. Hanyuma muri iteraniro ry'abera Imana ikingura imiryango yawe yose mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Yego mandi wastifo edrome. Etandi mandi wisakota erome. Imesandi mandi wastifo edrome. Dekanyitandi ma sefo edra. Dekanima ndi wasikita. Nayo ilifo dima. Nayo nyitandi ma sefo edrome. Uri mu mbago. Maze iminsi uri mu mbago wavunitse umugongo, urarushe, urananiwe, ariko nawe reka mbikubwire, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ije kukubohoreje kugukiza. Bene nkura kuri kamera, nkuraho ndikumva mandi mastifo edro, amayerekwa yabaye menshi ariko nkuraho, hanyuma nzagaruka Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Yego. Yego. Hanyuma andika 0780203577. Iyo ni nayo nimero nkoresha kuri WhatsApp. Uramutse utambonye umpamagaye wanyandikira kugira ngo hanyuma dusengane Imana nta kibazo. Ariko kandi manshaka wa muntu ujaje gusenga, apana bya bindi byambeze nkabagiye mu bapfumu. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu.